ikindi ni imipaka ifunze. Imipaka ifunze byo kuvuga ngo imipaka irafunze sara abantu bagiye babihanura bemera ni bemere huko na nyuma y'ibi mbonereho guhanura na nyuma y'ibi hari ikigiye gukurikiraho abasenga musenge na nyuma yo mbivuge mbyeruye na nyuma yo gufungwa kw'imipaka Ruseze Rubavu hari ikindi kintu kidasanzwe kizakurikiraho basengera ukwezi kwa karindwi basengere kwazi kwa karindwi ubundi muhanuzi wa nyawe Davide nubone yerekwa karisengera nuberekwa karisengera njyewe ndi muri babahanuzi bubaha Imana kandi bamaze kwisobanukirwa bamaze kumenya ngo iyo Imana ihishuye kiriya ndabwo Imana ibigendereye ngo kibe kuko iteka ryose Imana iduhishura umugambi wa Satani ifite ku gihugu ifite ku bwoko bwayo ifite ku karere ifite ku mugabane nicyo abantu zitubereyeho dongo turabarinze iby'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Rwanda Plus ndetse nandi Umukristo TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe uyu munsi rero natembere mu karere ka Rubavu naho naje kugana na Pastor Bani ahangaha twice niwe mu rugo Pastor ndakwakiriye urakoze cyane kunyakira umugisha mwinshi ndetse na bene data badukurikiye kuri ndi Umukristo no kuri Rwanda TV uyu munsi nagira amahirwe yo kwica kuri ndi Umukristo hano ni mu rugo karibu kugiye ko arabashitsi bo mu rugo arabashitsi batagomba kurenga igipangu arabarenga igipangu araba muri saro hari nabo mu ndani byo niwe nabibyiye ubwo rero ni karibu kwisanga kandi hano kuri ndi Umukristo ni wawe no kuri isaha yari yo yose wakomanga tukafungura hari ingeso njye mba nifite ntago nshobora gutangira ikiganiro tudasenze n'ubundi reka ngusabe udushyire imbere y'Imana kuko nizeye ko kino kiganiro umuntu ubuze kugikurikira ubuze kubonamo imbaraga y'Imana amen reka dusenge Imana mwami Imana yacu turagushimiye izina ryawe niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangazo ubana natwe ndetse uratwemerera ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masaha iki gitondo Mana turakunezerewe izina ryawe nirishyirwe hejuru uri Imana ihambaye uri Imana yera Imana yacu bwite Imana umuremyi wa byose data twese mwamuraho twemerere ubane natwe bene data abashiki bacu badukurikiye bari hirya no hino ku isi ndetse ubabera Imana babera umucyo data wa twese myiza nyemerera baze kugabana umugisha muri kino kiganiro cyacu nabo kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana isumba byose tubera Imana tubera umucyo mbamagaye ubwiza bw'Imana buze bugumane natwe data myiza sengera Davide ngumuyobozi w'ikiganiro nanjye ngumuyoborwa data myiza areka umwuka wawe agumane natwe kandi atuyobore kugira ngo izina ryawe rishimye dufashe muri byose kandi urinde bene data badukurikiye kuri telefone ku mateleviziyo iwabo ndetse ku mashini n'ahandi hose hatandukanye ndetse bahabwa umugisha nayo kuko uri Imana isumba byose ngadufashe kandi turengere ku bwa data twese umwana n'umwuka wera amen amen hanyuma Pastor reka ngusaye manzi ntange kano gatangazo yego ni itangazo rimwe cyangwa abiri itangazo rya mbere ngiye kubahereza cyangwa se nibanga ngiye kubibira iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana tumaze kuganira ndamubwira akadusigira nimero yiwe hanyuma ku bantu bafite ikibazo cyo kuganira n'umuhanuzi umukozi w'Imana mba natumiye yego uwo niwo mwanya wanyu rimwe na rimwe ngiye ngira ubwo ko mwanya muzawukunda kurusha ijambo ariko muzababarira mukunda ijambo kuto mwanya itangazo rya kabiri ni mugenda ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho wakora subscribe byaba byiza kurushaho kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu uri mu bambere nibyo rwose icya gatatu no kwizera kuko imbaraga cyangwa ikirere turimo ntago gisanzwe ndi kumwe na Pastor turimo ni icy'ubuntu bw'Imana ni icyo gukora abantu benshi mumenye ko naje hano kugisenya bari gukubita abazimu tukabazengereza bakagenda ubutare b'inyuma hanyuma Pastor nongeye kukwakira urakoze murimo w'Imana umeze ute turaho turashima Kristo kandi umurimo w'Imana uri gukorwa buriya David namye mudukurikiye murimo y'Imana uba muri twe ntabwo uba mu nsengero kuko hari abantu bari baramenyereye ba pastor mu rusengero cyangwa se mu rusengero ariko insengero zifunze twebwe turabona Kristo zifunguye twebwe Kristo ari muri twebwe hano ku Gisenyi ni kimwe turusha Gisenyi urebye ikintu tubarusha akavura karahari karahari rwose niyo mpamvu mva no tubwiripe twanyiciranye yare masenga katani itagwa yaguye mucucira tumuka niyo mpamvu uri kumva harimo n'akagiripe mu ndabwo ndi gukubitijwe neza ko ryagakwiye gusohoka ariko ndaco bene data bari butwumve Imana ni habwe icyubahiro ikindi
ni imipaka ifunze. Imipaka ifunze. Ibintu byo kuvuga ngo imipaka irafunze usara abantu bagiye babihanura. Byo pastor ntago urimo abantu babihanuye. Buri ibintu byose bizimana yarabitunyuriyemo yarabanje kudukora ku maso tukabivuga. Hari n'abandi abantu babihanura. Bamwe bakabipinga bakabatereka reka. Ya kazi kaba bapinga ni bapinge, abemera ni bemere, huko na nyuma y'ibi mbonereho mbonero guhanura. Na nyuma y'ibi hari ikigiye gukurikiraho abasenga musenge. Na nyuma yo mbivuge mbyeruye. Na nyuma yo gufungwa kw'imipaka Ruseze Rubavu hari ikindi kintu kidasanzwe kizakurikiraho. Basengera ukwezi kwa karindwi. Basengere kwezi kwa karindwi. Kwezi kwa karindwi bonde usanzwe tuzikara ukwezi kwiza. Ariko n'ukwezi kuzijima. N'ukwezi kuzijima, n'ukwezi kuzatera abantu buribwe. Ako kwezi kwa karindwi maze iminsi numva abantu benshi bakuvugaho. Abahanuzi benshi bagiye batandukanye bavuga ati kwezi kwa karindwi. Kwezi kwa karindwi, kwezi kwa karindwi, kwezi kwa kuri kugenda kugaruka cyane. Mu kwezi kwa karindwi buriya kwezi kwa karindwi ndagira ngo mbwire abantu dusenga cyangwa se abantu bakunda Imana bayegere cyane kugira ngo Imana y'ubwayo abari yibuza. Ubundi muhanuzi wa nyawe Davide nubone yerekwa karisengera. Nuberekwa karisengera ngewe ndi muri babahanuzi bubaha Imana kandi bamaze kwisobanukirwa, bamaze kumenya ngo iyo Imana ihishuye kiriya ndabwo Imana ibigendereye ngo kibe. Kuko iteka ryose Imana iduhishura umugambi wa Satani ifite ku gihugu, ifite ku bwoko bwayo, ifite ku karere, ifite ku mugabane, nicyo abantu zitubereyeho. Dongo turabarinzi. Turabarinzi bo mu buryo bw'umwuka. Iyo rero ngakiriya twakibonye turabivuga. Twamara kubivuga ariko nanone tugakora rupiri kugira ngo dusenge. Kuko Bibiliya avuga ngo nindeza mugiga. Ninwareze ibyago mu bantu banje. Maze abantu banje bitira izina ryanjye. Nibaca bugufi bakanyegera nanjye nzareka ibyago kubakiraho. Niko Bibiliya tubwira. Nje ndago ndi wa muhanuzi ubona ibintu ngo birabaye murapfuye mugire gute murapfa. Shakora Bibiliya katubwira ngo nimwanga kwihana mukagoma ingota izabarya. Ariko herye iki cyorezo cyatutumbye muri Kongo bagafunga imipaka. Yego. Ndagira mbwira abantu bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda hazakurikira ikintu kidasanzwe abantu batatekereje mu kwezi kwa karindwi. Batanigeze bumvaho. Bantu batatekereje. Cyangwa bakabasanzwe bakiza ariko bakabatatekeza kukiza sebekiho kwaneke n'abantu batigeze bitega kigiye kuzaba mwuko kwezi nakubwiye. Abantu babyumva bakabifatanya ibisanzwe bo reka tubareke. Bashaki bafatanye ibisanzwe cyangwa se bafatanye ibizaba. Igikuru nuko tugomba kuba maso nakubye ko abarinzi bariho ngo barinde igihugu. Yego. Iyo umwanzi yaje baramukumira. Murinzi myezane kwameze. Ariko hari n'abarinzi nanone bo twita ngo abakira ibyitso. Agiye babona umwanzi bakamuhakayira ati injira we. Umuhanuzi wa nyawe iyo abonye icyago cyaje arapfukama agasenga. Nanjye ndabivuze ndimo ndasenga yandi Mana negere kimbwira nyuma y'ibi nzagaruka mbabwire. Hari cyahindutse. Ariko kugeza kuri uyu munsi nta kimanira. Amakuru nayo nahawe. Abandi basenga rero mumfashe gusenga. Niba mukunda ubuzima, niba mukunda igihugu mumfashe gusenga, niba mukunda akarere mumfashe gusenga. Ariko bura pasa nk'ibi bintu turi kugenda ducamo si bya bihe byahanuwe ku mu misi y'imperuka. Ubundi nongere ndangariza isi, nongere ndangariza igihugu, nongere ndangariza abantu mushobora kumva uruno rurimi rwanjye rw'ikinyarwanda. Nzi ko nacyo bwacyo ndago nzi kukivuga neza. Ariko uko byagenda kose barabunyumve. Bone turi mu misi ya nyuma. Turi muri rya jambo rivuga ngo uwera ni yere uwanduye nagume yandure. Turi mu misi y'inyongezo. Turi mu misi y'inyongezo. None se icyago kiri gusimburanwa n'ikindi, icyorezo kigasimburanwa n'ikindi, intambara zigasimburanwa n'izindi. Ndahandi rero biri gushyira ni mu iherezo ryo kurangira kw'isi.
turi mu minsi yanyu buriya ndagira ngo nongere ndangarize abantu mu nyumva nda mahoro azongera kuboneka ku isi nubwo basenga bakihana nda mahoro azongera kuboneka ku isi cyakora ijambo ry'Imana akatubwira ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso kandi twebwe biratuvuzeho twebwe abizera Kristo twe ngo ni tunyura mu mugezi ndabwo amazi azadutembana nitunyura no mu muriro ndabwo tuzashya twe turiho isezerano ariko amahoro ndayo nubwo basenga bakihana bakwihana ariko ntabwo bizabuza imikorere y'ibintu bari kwivangamo muri iyi minsi Bibiliya ikavuga ngo ni mungarukira nanjye nzabagarukira ariko abesi bakomeje kugenda bagwiza ubwenge Bibiliya tubwira ngo n'ubwenge buzagwira uyu munsi nicyo turimo abantu ntabwo bakicyubaha Imana dongo muri iyi minsi isi iri kugerageza gushaka igisubizo cy'igisakuzo isi y'abasakusha wanyumvishe isi iri kugerageza gushaka igisakuzo cyese y'abasakusha ariko ntabwo bazabona igisubizo igihe cyose bataragaruka ku Mana igihe cyose bataragaruka ku Mana izabona kino gisubizo cy'igisakuzo isi y'abasakusha bo reka tubareke reka twitangire ikiganiro cyacu neza reka twitangire ikiganiro cyacu byari ibintu numva ngumva nanjye ubwanjye birandenze ngumva birandenze noneho byakubitana n'ibintu maze iminsi ngenda numva nkahita mvuga ati kuko abantu kwe kitutumva tuzira iki kuki tubayeho gutya muri ubu buzima ubundi kuki tubaye muri ubu buzima ubundi David impamvu abantu batumva nuko baba bariye baba bahazi nta masasu ubundi abantu basinze amahoro kandi acyabatwaye ariko amahoro ni nabwo abantu bakabonye akanya ko kubaha Imana no kuvuga ngo no dusenge dutuje dusenge dutuje iteka ryose isengesho ry'umuntu ufite ibibazo ritandukanye n'isengesho ry'umuntu ufite amahoro iyo hatabaye Imana gusenga ufite amahoro ni byiza biranaryoshye gusenga wariya ni byiza ndakeza ngicyo ariko hari n'abandi basenda amahoro bakaba babonye uburyo bwo kujya gusambana bakabona uburyo bwo kujya kugura amarozi bakabona uburyo bwo gukora bwo kugambana bwo gucura itiku bakabona akanya ko kwibombarika ku Mana no gutega imitego bagenzi babo ariko njyewe nawe David ntabwo twaba turi kurwana nawe baraduhanganye nabyo ngo mbone umwanya wo kujya kugucurira itiku uwo mwanya ndaho reka nteke gutekereza ngo njye kure ariko niba umuntu adukurikiye yakagombye kumva ibintu kundusha buri wese yakagombye kumva ibintu akantu akabyumva neza kurusha njye ibi bintu byumva n'abanyamwuka byumva n'abazi imvugo y'Imana kuko twese mu iyi si ntabwo abantu niyo tuvuze bino hari n'abati nibabasazi nibabasazi mwere gukura abantu umutima nje hano ntabwo ngambira gukura abantu umutima hoko ndababwira gushaka kw'Imana kugira ngo abantu tugarukire Imana tugarukire Imana dupfukame dusenge twegera Imana kuko Imana yonyine niyo nyiramahoro Imana yonyine niyo itanga kubaho niyo itanga ubuzima hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu ku cya twasuzaga twasuzanyaga tunasuza n'abantu badukurikiye nkuko nayo maze no gutanga amatangazo muze kuyakurikiza gutyo kuko tugiye kuganira n'umukozi w'Imana umuhanuzi Pastor Abana mwagiye mumukunda cyane mu bihe bigiye bitandukanye abagiye basengana nabo nawe ntago tubagarukaho kuko baramuzi abagiye bamukurikirana ntago tubagaruka ko musanzwe muzi kunda avuga ijambo ry'Imana ariko nawe niba uri mushyashya uje kudukurikira none aha ngaha ndamugukundishije uyu ni umugabo Imana iri gukoresha muri iyi minsi umugabo uri mu mwuka w'Imana kandi nashingiye n'igihe abimazemo bino bintu bya mwene Mariya ni igihe kinini Pasa ni igihe kinini urebye ndabwo ari gitoya ntabwo ari gitoya kandi n'uburyo bitwaramo njye namusuye iwe mu rugo nsanga uburyo abayeho
usibye ko uburyo abayeho nyine nanjye bwambabaje ariko nanone umurimo w'Imana yamuhamagariye. bwakubabaje ute David koko? None se ni gute bambwira ngo ushobora gufata amasaha 28 uri kuri telefone uri gusengera abantu? Biriya bintu bishobora bakeya. None nareba ku myaka yawe ugafata amasaha 28, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ubona akanya ko kuryama, akanya ko kurya utuje, n'igihe ubonye akanya ndi kukuganiriza hano turi mu butumwa. Yego, ubwo buzima ubayemo buragoye cyane. ngo umuntu ndananirwa rimwe rimwe ngakoraho telefoni, ariko ngibuka ko hari abo nshobora kugirira umumaro. Kuko uriya David waryama ukabura ibitotsi. Icyo nakubwira ntabwo umuntu yiberaho. Erega njye bambwiye ngo ntabwo ukirya ibiryo bishyushye, iyo wabihishije ubirya byakonje. Bibaho ariko ndacyo bindwaye ngo ngita ku muntu. Ngita ku muntu Imana yaremye ngamwitaho. Niyo Mana ngubwiye ngo ntabwo umuntu yibereyeho, buri umuntu muzima aberaho abandi. None ko bigiye kugusiga utagishoboye no gukora. Buriya hari ikintu bavuze ngo umugambi w'Imana. Nari ngiye kugarukaho mu kanya. Yego. Kugira ngo tumanze tuvuge icyo kintu. Pase ko ibi buriya hari ukubaho ubereyeho abandi, byibuze warazanava no mu uyu mubiri, kuko ntabwo tuzaturanya imisozi. Ariko na Yesu mwagiye umuntu wese agiye aribyo atari yagakemuye. No soze ngo tuzabirangiza. Nanjye niyo waruha. Abantu ntibanyumve nabi, ngo kubwa pase ngareke gusengera abantu. Nimunyumve nabi none tumurebe. Gusa nanjye byose ntabwo mwa nabikemuye. Buriya ntabwo byose mba nabikemuye, mba nakemuye n'ubu nibyo nshobora mu bushobozi bwanjye. Ntabwo byose mba nabikemuye. Ariko ibyo dushobora turabikora, kandi njye namaze kumenya ko ntabwo nibereyeho, mbereyeho abandi. Mbereyeho abandi. Iyo umuntu amaze kumenya ngo niwe wibereyeho, niko kwa kuno umuntu ataha abandi agaciro, akirebaho, akiyitaho, yawuje musirikata huko umuntu muzima aberaho abandi. Ako gasigaza n'imbaraga reka ibyo nabyo reka tubibe ariko pasa gukora nge namwumvise uburyo bayeho numva nanjye birambabaje. Ndavuga ati ariko nta kundi, ni umurimo w'Imana. Tugomba kwitangira. Uri umuntu mukuru, ibyo ukora urabizi. Nta mpamvu yo kwirirwa ngiye kuvuga ngo ukora gutya. Ibyo ukora umuntu mukuru, ariko umuntu mukuru uramureka. None uretse ko wanamugira n'inama nabyo birashoboka, ariko kandi twamaze kumenya ko tubereyeho abandi, ntabwo twibereyeho. Kandi twamaze kumenya ko wa mugambi w'Imana turi mu mugambi w'Imana. Wenda reka tuvuge kano kantu twajya mu bindi. Uryama amasaha angahe ku munsi? Ku munsi uryama amasaha? Ku manywa ndangiye ndyama. Uye turavuga umunsi ugizwe n'amasaha 28. Nijoro ririmo? Nenga amasaha angane. Amasaha ni? Kandi bavuga ngo umuntu mukuru niba yemewe kuryama amasaha 8. 8. Mva ngende yeruka kera. Kuryama amasaha 8? Mberuka kera ngikiri mu cyaro. Cyarangiye kiri usamwa twabaga twaryamye. Ko ndahande ho kujya ndana ibinde byo gukora, ndana ibinde byo guhugiramo. Mberuka kera rero. Kera rwose. Uburyama amasaha ne? 4 3. Kandi ufata amasaha yo kuruhuka ku munsi? Ufata amasaha byibuse ku munsi wangu ufitanye iminota nka 30 isaha imwe. Ntari gusengera abantu? Ngabanduje. Ubwo iyo nk'ubu turi kuganira nibwo utari gusengera abantu? Nabwo bakubuze. Bora gutya bambuza ariko nawe ukurya urambite. Nk'abantu mu murimo pastor abakora ni umurimo uba utoroshye. Hanyuma pastor ikomereze. Mugambi w'Imana ku muntu, wakumva umugambi w'Imana ku muntu yabyumva ute cyangwa se akwiye kubimenyaho iki? Mugambi w'Imana ku muntu rero ni vision cyangwa se ni ndumbero cyangwa ni cyerekezo cyangwa ni iby'Imana ibitekereza ku muntu. Mugambi w'Imana ni iby'Imana igambirira ku muntu akivuka kugeza avuye mu uyu mubiri. Ubwo umuntu agiye kumva avuga ati ibyo umuntu acama byose aba ari umugambi w'Imana. Rimwe
nabyemera 90% biba biri mu gushaka kw'Imana, kuko hari igihe nigeze nsenga mbwira Imana ati Imana mbishurira imigambi yawe, bishurira imigambi yawe. Ibyo natekerezaga nasanze atari by'Imana mbishuriye, kandi n'ibyo mbishuriye byose nifuza kubimenya. Nanone ngirana ikibazo n'Imana se kugira ngo imbishure ABCD, Imana iricecekera. Ariko hari igitabo nasomye cy'umugabo witwarikeye warene y'umunyamerika, nimwe nabonye igisubizo kiravuga ngo ndabwa Imana yakora ikosa ryo kugoyishurira ABCD buri kimwe cyose, ngo kuko mu migambi y'Imana hari n'ibiteye ubwo buzanyuramo, hari n'ibikomeye uzanyuramo. Rimwe na rimwe rero ngo Imana iba yanga kugira ngo utagira ubwoba, kuko no mu migambi y'Imana tunyura n'ahakomeye, tunyura n'ahateye ubwoba. aha umuntu ashobora kwita yumva ati mu mugambi w'Imana harimo ikintu kibi. Ndababesha harimo ibyiza harimo n'ibibi mu mugambi w'Imana. Kubera ko Imana yemera ko umugambi w'Imana hazamo ikintu kibi ku mwana wayo. Impamvu Imana yemera ko hazamo n'ibibi nuko Imana ibigira ngo muri bya bebe tubyigiremo, tubyigiremo, tubikomereremo, ndetse tubikuremwo amasomo. Nitumara kubikuramo amasomo kugira ngo ikindi kibi n'ikiza tuvuge ngo iyabanye nanjye ahashize irabana nanjye n'imbere hagiye kuza. Hari abantu badukurikiye hano hari abantu badukurikiye hano, hari abantu badukurikiye hano ariko bakaba bari guca mu bintu bitandukanye kandi bibi. Yego, bafite ibibazo baremereye. Abo bantu bahita batekereza ati koko nanjye ndi mu mugambi w'Imana, ibi ndi guca mu mugambi w'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe abantu nambonere kubwira abantu, hari igihe abantu tunyura mu bikomeye mu mwanya wo guhungira ku Mana, ho kugasanga Imana niyo twageze nyirabayazana. Gasanga Imana niyo twageze nyirabayazana. Mu by'ukuri kunyuramo ibyo bikomeye si uko Imana ibanga. Icyo ndabanza ngiye batangarize, ndabwo ari uko Imana ibanga. Imana irabakunda, huko ibigira ngo muri bya bikomeye nubisohokamo uzave mufite ubuhamya, uzave muri indwari. Kuko buriya iyo twumva indwari cyane mu leta nizo zikoresha ngo indwari, haba ari ahantu yanyuze, by the way, haba ari ahantu yanyuze utakuyikura. Ariko wakahava hari ibintu yakoze bidasanzwe, bimwe byananiye abandi wakabikora. Ibyo nibyo bimugira indwari. No mu Mana rero mu buryo bw'umwuka Imana igira indwari kuri wa munsi w'imperuka, kuri wa munsi wo kuza kwa Yesu guhana no guhemba, ku buryo hari bamwe azakora mu biganza ababwire ngo mwabaye indwari ku isi, mwanyuze ahakomeye ndi mwagamburura, mwanyuze mu bigeragezo murakomeza murakomera. Haleluya. Ndafashijwe. Mana ishimwe cyane. Iyo mu gitondo kimwe yasabwe na Satani, ariko Imana irabyemera. Imana ibwira Satani iti wegenda umugerageze ukubizi muri bwa bubi bwawe, ugenda ubikora ukubizi, ariko atasiyo ku bugingo. Ibindi Yobu ndamwizeye, nzi ko wanyuze harakomeye na hano azahava. Satani yakoze uko ashoboye, abana banyuramo, amatungo yanyuramo, abagaraga banyuramo, amasamba yanyuramo, buri kintu cyose kinyuramo, amazi kinyuraho. Noneho ibyo ndi yanyurwa nabyo, avuga bwo maze kumwaka byose akaba gikomeye, reka nze natake n'umubiri we. Buriya ni ikigaragazo cyo ku mubiri. Ari n'ikigaragazo cyo ku mubiri ukarwara indwara zitavaho. Nabwo ararwara bebereye vuki ngabura inzara zo kumushima ngakajya yishimisha urujyo. Umugore abirebye aravuga atari ku bundi waretse Imana tukipfira ko mbona ibintu byakomeye. Waretse Imana ko wageragejwe ninjye ufite wenyine n'abana bacu ndabo, none waretse Imana tukipfira. Hariya mu bandi basesenguzi ba Bibiliya, umudamu yaramubwiye ngo reka Imana tujye mu bapfumu, yendayo yaguha amahoro. Reka Imana tujye mu bapfumu uko nda munsi utapfuye. Ariko yo barabwiye ngo amusubize ijambo ry'ubwenge nakunze, ateye wa mugore we unsobeje ngumye mu bagore b'abapfafa, twahabye ibyiza byaravuye mu kuboko kw'Imana isumba byose, ibibe byaza tukabyanga. Mana ishimwe. Haleluya. Ibibe byaza tukabyanga,
ngo Yobu akomera ku Mana ye, akomera ku Mana ye. Cyakora iyo somye kiriya gitabo cya Yobu dusanga ku gice cya mbere Imana idiringa na Satani. Yobu ari gusabwa nibwo Imana yahagaragaje kugera ku gice cyaho cya 36 kuzamura kuri 38 Imana yari yaracecetse. Yagarutse kuri 38 nibwo Imana yagarutse irongera yiyereka Yobu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tunyura mu bikomeye ngobu ibiri kanse mbihuze n'iki gitekerezo cyangwa se n'aya magambo. Urabona nk'umwana wavutse ahantu byose bihari, byose bihari. Mbese babana tuvuga ngo bavuke mu gikoma cy'avoka. Abantu babyumve neza mu gikoma cy'avoka ni wabana wavutse ubuzima. Ako nanjye nagashara igikoma cy'avoka. Ni mwebwe mwatinze ku ishuri mushobora kuba mubizi, ariko ngiye nisi igoroba kandi ngataha vuba ubundi ngibera mwana wavuke mu gikoma cy'avoka nawo bumva uwo mwana kuntu abameze. Nyine numva uwo mwana kunda abameze kuko uriya mwana yareye mu gipangu, yasohokaga mu gipangu ari mu imodoka akajya ku ishuri. Ku ishuri ni ndukoreho turi kugendana, akagaruka mu imodoka agasanga muri kimwe cyose kiri mu rugo. Uyu mwana rero iyo muhuje n'uwo mu cyaro wagiye gusabika imineke iri yapfu, wagiye gutoragura avoka ku giti cya bene, wagiye gushaka uburyo ari bwibesheho, uwo mwana ubafungiye hamwe mu cyumba kimwe uravukiye mu gikoma cy'avoka yapfa mbere. Hari ubuzima atazi. Uriya mwana bibaye ngombwa ngo iriya modoka niba igihari, uriya mwana atandukanye na papa na mama we akamukomoza n'uwo mu cyaro, ntabwo yamenye uburyo ari bwirwaneho. Imana yacu rero nayo ndabyirera abajeyi, oya ndabye Imana rero abajeyi, kuko Imana yacu kuko ibigutegura buriya nyuma y'ubu buzima tuzabaho ubuzima burambye, buzabamwe abakomeye. Rero tuzaba ubuzima bw'iteka ryose. Buriya buzima nayo kubugeramo biba bisangiye ibikoma bibe byaravuye mu mutwe, bya bikoma byavuga bibe byaravuye mu mutwe. Uri umuntu ukomeye umeze neza ugira ngo uzabe ubuzima burambye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tunyura mu makuba, tunyura mu bigeragezo, hose hakarusha umutima, hakarusha umugenzi. Rimwe na rimwe ugashidikanya, se ni Imana yambamagaye byagenze bite? Ariko hagati aho Imana ibigenda igufuroma ikwigisha uko witwaye mu bigeragezo, uko bihagazemo, uko bisohotsemo. Niyo mpamvu mva ngo amakamba, hari amakamba twambikwa. Bunaguruca Imana igukoze ku maso kwareba amakamba nambaye hano. Ndi general uteye ubwoba. Yego. Ndi general mu bwambe bw'Imana, ndi general. umwe wa wundi uri special wa wundi wegerana na Perezida wa Repubulika, bavugana kuri telefone saa ku isaha. Ushobora kuba ati nyakwanda guhamagaye iwanjye vatuvugana akaza. Hanyuma rero tugiye kwihuta kuba tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Uva ntango nshaka gukora ikiganiro gitindira abantu. Yego, ndashaka nk'abantu badukurikiye bumve barebe ariko banike. Ni bihe bintu nka 2 cyangwa se 3 yego vuba kwa ngo twihuta tujye mu ijambo ry'Imana, kuko abamaze ko nkunda ijambo ry'Imana byakwereka kuri mu mugambi w'Imana. Icyambere cyo kwereka kuri mu mugambi w'Imana no kugerageza kugakomera, no kura nibikomeye ukabiva muri muzima. Icyambere imbanuka ikaburi mu modoka 10 bagapfa ukavamo uri wa 11 muri muzima, cyangwa se ugakomereka abandi kababaye amayiti, ariko ukavamo ugakomeza umugambi w'Imana. Cyakabiri kwereka kuri umugambi w'Imana nuko simbuka imvu nyinshi bakakoroga, abo mwasangire hamye bagapfa, ariko wowe ugasigara uri mu mugambi w'Imana. Nanyi cya gatatu nacyongeraho. Byerekana ko turi umugambi w'Imana ni abakurwanya ari benshi. Cyangwa se ukagira abakurwanya nawe ukabuze kuba kurwanya, ariko ukabanyuramo ugahagarara wemye, kandi nawe ndurwane ngabo. Burangira ngo ndabakoze Imana bavuga bakaba babatatse ariko bakicecekera. Buriya ni umva abantu bakwatatse ugaceceka, uriya muntu azaba ari mu mugambi w'Imana. Warareka
Imana ikamurwanirira. Nagiye numva abakozi Imana m'iki gihugu ugasanga babatatse babatondagiye ariko ngaba ndarumva ijambo ry'uburakari bigeze bavuga ko babavuze bakituriza bara rero bari mu mugambi w'Imana bamaze kumenya ibihe. Uriya muntu bavuga uyu munsi igihe kizahindura buri umupfukamira. Hanyuma rero Pastor, reka tujye mu ijambo ry'Imana kuko abankurikira kuri Gonareke Plus no kuri Ndi Umukristo TV bazi ko nkunda ijambo ry'Imana. Ngewe uzanyanga kwa ko nacishe ijambo ry'Imana uwo ngo sinzamurira ngo yagiye. Ariko uzaguma hamwe nanjye tuvuze ijambo ry'Imana uwo ngo nzahora musengera kandi muri mwifuriza ibyiza. Ikintu kimwe ugomba gukora muri ijambo ry'Imana nuko ugomba kwizera ukihano ukicisha bugufi warangiza ugakurikira ijambo ry'Imana kuko nizeye kuri buze kubonamo ibitangaza ndetse n'ubuhanuzi bwawe mugiye gutambuka. Pastor, ni karibu mu minota mike dusigaranye. Urakoze cyane ku bw'akanya keza cy'ijambo ry'Imana nako kajya kamfasha sandiba ko biri kuvugisha ijambo ry'Imana cyangwa se kubwiriza ubutumwa biri mu mbano mfite, ni imwe mu mbano mfite. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'abami ba kabiri igice cya 19 ndasoma ku murongo waho wa 4. Igitabo cy'abami igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 19 ndasoma mbere ku murongo waho wa 4. Titiri y'amagambo yatubwira ngo gusenga kwa Hezekiya. Avuga ngo gusenga kwa Hezekiya. Uyu Hezekiya ndabwo akibaho, hari Labani niwe hari Davide, hari nawe udukurikiye, wowe udukurikiye ni wowe uhari. No gusenga kwa Labani rero nawe ushyire mu izina ryawe, Imana ije guhabwa icyubahiro. Ku murongo wa 4 atubwiye ngo ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabire abantu basigaye. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bandutse. Nzamushyiramo undi mutima ubwo uzumva imbuha azasubira mu gihugu cye kandi nagerayo nzamwicisha ingota. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze hano bana b'Imana kandi inshuti za Yesu. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye hano mu gitabo cya kabiri cy'abami 19. Tuhumvise abagabo batatu. Uwa mbere ni Hezekiya, uwa kabiri n'uyu mwami wa Ashuri, uwa gatatu ni Yesaya ari umuhanuzi, Hezekiya ari umwami, ndetse n'uyu mwami wa Ashuri ngo nawe yari umwami. Mana habwe icyoro bana b'Imana. Ngo hano gitondo kimwe haza kuvuka intambara cyangwa se imbuha zazo zigera kuri Hezekiya. Hezekiya rero yo amenya ko ari kugotwa cyangwa amenya ko azagabwaho ibitero. None ngo aza kumenya n'amagambo y'uyu mwami wa Ashuri ari gutuka igihugu cya Hezekiya na Hezekiya n'abaturage biwe. Noneho nta kindi Hezekiya yakoze, yerekeye mu masengesho. Ajya mu masengesho, ajya kugisha Uwiteka inama. Agiye kugisha Uwiteka inama, arapfukama arasenga, abwira Imana ati nyakubahwa mwami, hari ibyo ndi kumva, hari amagambo ndi kumva y'umwami wa Ashuri yeteguye, afite indwaro, afite ibintu bidasanzwe, afite ibintu biteye ubwoba, n'amagambo ubwabo yatuvuzeho. Ayo magambo yandeye ubwoba. None Mana ndabigenza nde? Haleluya. Icyamba abantu bakajya bagisha Uwiteka inama. Wowe ubabaye yajya ugisha Uwiteka inama. Cyamba za leta zikagisha Uwiteka inama. Cyamba abayobozi mu buyobozi bwabo bakagisha Uwiteka inama. Niyo mpamvu muri iki gihe bisa naho byacyanze abantu. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu. Ubuzima si akazi, ubuzima si inzu nziza, ubuzima si amafaranga. Hari ikirenze amafaranga, hari ikirenze amazu,
hari ikirenze amazu, kuko hari urwego umuntu ageraho amafaranga akaba ndayacavuze, inzu nziza akaba ndayakivuze. Hakaba hari kimwe gusa, kubaha Imana no kuyiyoboza inzira. Harahirwa rero abantu bamenye Imana yabo, harahirwa abantu baciye bugufi bakubaho Uwiteka, kuko nawe azabubahisha. Uyu mwami Hezekiya ngo mu gihe yihebye, Imana ihagurutsa umuhanuzi Yesaya. Imana iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya bino bintu. Kuri aya manywa cyangwa se mu uyu mugoroba cyangwa mu iri joro, bigendanye n'ahantu herereye, Imana ihagurutsa umuhanuzi, Imana ihagurutsa umuntu. Imana igira umuntu ihagurutsa, mushiki wanjye, igira umuntu ihagurutsa aza guhumurize. Yaba mukobwa, Imana igira umuntu ihagurutsa aza gutera umutomo. Yewe mugabo, Imana igira umuntu ihagurutsa. Yewe mubyeyi, Imana igira umuntu ihagurutsa. Imana igira umuntu ihagurutsa. Ukeneye umuntu ugahumurizwa, maze iminsi wihebye, maze iminsi ubabaye, maze iminsi ushidikanyije, ariko Imana igira umuntu ihagurutsa, imuhagurutse rwose mu izina rya Yesu. Kuri Hezekiya ku bibazo bye, Imana yagurukije umuhanuzi witwa Yesaya. Yesaya aragenda, kumva uko yamubwiye, kuri umurongo waho wa 5, wa 4 kuri B yaho, ngo ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise, nuko reterura amasengesho yawe usabire abantu basigaye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, iyo dukomeje kuri umurongo wa 6, ngo Yesaya aramubwira ati, mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ndotinye ayo magambo wumvise, abagaragu b'umwami wa Ashuri bandutse. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, Imana izi amagambo bari kukuvuga, Imana izi uruvugwa bagukoresha, Imana izi ibibesho bari kukubeshya, Imana izi ukuntu bari kugusebya. Ariko mu ijuru hari Imana. Niba utabifitemo uruhare, Imana iraje kurwanirire, Imana iraje itindane nawe. Izi uburyo bagushyize wiharama, baraguharabitse, baravuga urunumurozi, bamwe uriya ndazava iwabo, n'ibindi warabyumvise. Uriya ndacazimarira, uriya ndacazigezaho, ariko ndaguha amakuru, icaso na nyoko bene wabo batakumariye, Imana iraje igikora, Imana iraje ikikumarire. Reka dusoreze hano, ariko icy'ingenzi mw'aya magambo nakubwira tumaze uganira, nuko Imana yamaze kumva amagambo bakuvuga, kandi Imana igiye kukurengera. Akira neza ijambo ry'Imana. Amen, amen. Murakoze cyane. Yes, urakoze pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Nizeye ko abantu bakurikije ijambo ry'Imana bumvisemo ubuhanuzi bwabo. Hanyuma tugeze muri kakanya keza abantu mukunda muri benshi ko gufata nimero y'umukozi w'Imana, ariko nanone ndacyafite irindi banga cyangwa se akandi kantu mahishe nyuma kumva nimero y'umukozi w'Imana. Yego. Reka nambi babwire nuko turi buze gufata akanya tugasenga abantu badukurikiye bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Kanya keza cyane. Nakanya keza ku muntu dukurikiye, mwumve ko hano nta kintu. Buriya mu yandi magambo ushize muri ya mbano yanjye n'ubundi yo gusengera abantu. Navuze ngo reka nibanga, reka mbite bivuga. Yego. Hanyuma pastor tubwire nimero ku muntu wifuza gusengana nawe, cyane ko abantu bagiye basenga nawe si ngombwa ko ngakuyifata. Imana yongiye kuko ntego yigeze ihinduka. Ariko nanone reka ture ku bantu baje ari bashyashya, abantu badukurikiye bagukurikiye ubwa mbere, ariko ntibagirwa amahirwe kuyifata kugira ngo babona nawe akanya ko kuyifata. N'abashyashya nabo bakurikiye aribwo bwa mbere nabo bayifate. Reka tuyitange ni 0784538226, 0784538226 iboneka no kuri WhatsApp. Yego. Hanyuma reka nkuko twari tumaze kubivuga, reka dusenge ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yego. Reka dusengera abantu b'Imana. Hari nabo twavuganye mu gitondo cy'uyu munsi, hari nabo twavuganye ejo. Ariko abo bose tugiye kubasengera Imana kugira ngo Uwiteka Imana abagarukeho cyane. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana nyembabazi, uri Imana isumba byose, urakomeye, imigambi yawe ni myiza cyane ku bana bawe.
nyemerera data wa twese mucunguzi mwiza, ufashe bano bana bawe abamene data, ababashiki bacu babera imana, babera umuco, babera ibyiringiro, babandi barwaye data mwiza tuvugana mu buzima bwa buri munsi, ubagenderere kandi ubiteho, babandi bakenera urubyaro twandikirana kuri WhatsApp manu bagere utindane nabo, babakobwa bacu mwamo dukunda bakeneye gusorezwa isezerano ry'urugo data mwiza by'ubukwe data, babandi twandikirana buri munsi data, abo bose ndabakweretse data wa twese nse mwamo dukunda, nubare n'abana bawe babera imana, babera umuco, babandi bafite umutwe bamazeho iminsi ubarya udakira, babere byose, babandi b'imvuduko, babandi ba diabeti data wabasobagirira neza, babandi b'imigongo data myiza, babandi bari mu bukonde, babandi bashomereye data, bo bose ubabera imana, ubabera umuco kugira ngo izina ryabo rishimye kuko uri imana isumba byose. Lefodo de geremene, haleluya haleluya haleluya. Urakoze data bisemwe mudukunda, mwaba bose ko harimo abo utabaye, haleluya. Davi harimo abana imana itabaye, mwaba natuye harimo abana imana iremeye amashimwe kandi yaremye. We de fodo tade geremene, urakoze Kristo mwiza. Hari no bari basezereye mu kazi, imana imuhaye akazi, levo tude ko hari no bari gusohora mu nzu, imana ibigenje neza, levo tude kontane mene, hari n'uwo mu rugo rwari rugusenyuka, we na madamu ndagwe bimeze neza, ariko hari ibyiringiro imana igoreye mu rugo. Urakoze data myiza, urakoze Kristo myiza, urakoze kubana n'abana bawe, nyemerera ubarinde kandi ubahembure kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri imana nyembabazi. Tinda kubana bawe, neshereza abana bawe, tinde cyane kuri bo data myiza, ndatuye babandi bo mu Rwanda, ndabatuye amasengesho, babandi bari mu mahanga ndabatuye amasengesho mu izina ryawe ryera, babera imana, babera umuco, bagirira neza, barinde no minsi nde batambukane, bahe gukomera no guhamya ibya Kristo. Ngatugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen 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 amen.